Nshuti mwene data, hari ikintu gihora gica intege abantu benshi mu buzima: kwigereranya n'abandi. Ni ikintu gitangira buhoro buhoro ariko kikakuzanira agahinda, ishyari, guhangayika no kumva nta mahoro ufite mu buzima, kubera guhora utekereza ngo kubera iki uriya afite iki, kubera iki njyewe ntafite iki. Reka uyu munsi turebere hamwe ku nkuru yacu ivuga ngo twirinde kugereranya ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Turebe ese Uwiteka we ni iki abitubwiraho, ni iyihe nyigisho twakuramo. Se nshuti, waba uzi ko Imana ishaka ko ugira amahoro, icyizere n'umunezero mu buzima bwawe? Kuko ubuzima bwawe bufite umugambi wihariye kandi utandukanye n'uw'abandi. Imana igufiteho umugambi utandukanye n'uw'abandi, kuko ijya kukurema yakuremye ikuzi, n'abandi barema ibazi. Buri wese rero ifite icyo yamuremeye n'icyo yamuhaye kidahura n'icy'abandi. Dusome mu Migani igice cyaho cya 15 umurongo waho wa 15, wenda tugeze ku wa 17. Haranditse ngo iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Kugaburirwa imboga mu rukundo biruta ikimasa gishishe kigaburwa mu rwango. Nshuti mwene data, ndibaza usomye iyi mirongo, usomye iki gice cy'Imigani igice cya 15, wasobanukirwa neza iki kintu biri kuvuga ni iki. Wowe ushaka kwigereranya, wigereranya ushaka hari, nta n'umwe ndabona wigereranya ashaka kujya wenda hasi. Buri wese abashaka kwigereranya ngo areshye n'undi umaze kugera aho agera birenze. Ariko uwo muntu wigereranya nawe uzi we imbere mu buzima bwe abayeho gute? Kuko wowe ibyo ureba inyuma gusa. Niho rero uzasanga hano mu Migani bitubwira neza ngo uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Ugasanga abantu bafite ubutunzi ariko mu buzima bwabo nta mahoro bafite, ntibasinzira. Wowe ufite dukeya wakabaye ushima utwo ufite, ukanyurwa natwo, ukiberaho mu mahoro, ariko urashaka nyine guhora wireshyareshya n'abo bandi, kandi abo bandi ntuzi mu buzima bwabo babayeho bate, ntuzi ngo banabikuye he. Hari abantu benshi bashaka ubutunzi bakajya kubusaba ikuzimu, bakabusaba Satani. Icyo gihe nawe rero akagira ibyo abasaba. Abo bantu ntibaba mu mahoro. Ariko wowe wamureba inyuma, bitewe wenda niyo modoka afite, bitewe n'iyo nzu atunze, bitewe n'uko yiyambariye, bitewe n'ingendo akora, ukabona wenda arahora mu mahanga, arahora hanze, nawe ukumva nyine ushaka kugera kuri urwo rwego. Ariko ese utekereza ngo yabigezeho biturutse kuki? Uretse ko wenda ntashobora kuvuga ngo abo bose niko bigenda, ariko banza utekereze ngo ese ubuzima bwe nshaka ubw'inyuma gusa cyangwa n'ubw'imbere mu mutima? Mu by'ukuri mu buzima bwacu nta wundi muntu ushobora kugira umugambi, navuga ngo icyo Uwiteka yatugeneye tugomba kubaho, uburyo dukwiye kubaho 100%, mbese bingana. Ntabwo bishoboka. Niba Uwiteka yaraguhaye talent, akaguha impano, akaguha ubuzima bwawe, akagira uko abugena uko buzagenda, ntabwo bushobora guhura n'ubw'abandi. Nk'uko intoki 5 zacu zose zitangana, ni nk'uko natwe tudashobora kungana twese muri iyi si. Ntabwo abantu twese twakira ngo bikunde. None se abo bakire bakeneye gufasha abakene bazabafasha gute? Ntabwo abantu twese twaba abakene, ntabwo byashoboka. Ntabwo abantu twese twatunga. Ngawe ibaze nawe, twese turi ku rwego rumwe, byagenda gute? Iyi si yabaho gute? Ntabwo bishoboka. Hari aho Uwiteka bashaka no kugira ngo yigaragarize muri ibyo byose, kugira ngo n'abashaka kugira ibikorwa bakora bandikishe mu bwami bw'ijuru nabo babikore. Niyo mpamvu rero tudashobora kuzigera na rimwe twese tugera ku rugero rungana. Ikibabaza rero muri iyi nkuru, icyo nshaka kuvugaho ni uko akenshi iyo umuntu atangiye kureba ubuzima bw'abandi agashaka kubugereranya n'ubwe, ntago agira igihe cyo gushimira Imana, kuko buri gihe ababona ko ibyo afite bidahagije, ko Imana itigeze imuha ibyo we yumva ashaka ko Imana ikwiye kumuha. Mbese ugatangira kumva muri wowe ufite agahinda, kubabara, guhora
ugasanga nk'umuntu ashobora guhora avuga wewe ngo ugira ngo se yewe urumva se ubu buzima bwe bwose wamuvugisha ukumva ari mu maganya, nta na rimwe ashobora kuvuga ngo ndashima Imana, kandi Uwiteka aravuga ngo mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima. Ariko ugasanga nyine umuntu ushaka guhora yigeranya, utanyuzwe n'utwo afite, utanyuzwe n'uko abayeho, ahora aganya, nta na rimwe uzamwumva ari gushima Imana. Kandi abo bantu cyagusetsa ko tuzabasanga no mu nsengero bajya gusenga, ariko mu kujya gusenga kwe ni uko aba ashaka ngo Uwiteka agire ibyo ahindura, ntabwo aba agiye no kumva ashaka kubona Imana mu maso ye. Rero nshuti, icyo nakubwira ni uko mbere y'uko wakwigereranya n'abantu cyangwa kumva ushaka kugera ku byo bagezeho, banza unatekereze ngo banyuze mu buhe buzima kugira ngo babigereho. Hari abantu benshi tubona ubuzima bwabo kuri social media, ukabona wenda ni umuherwe, ukabona afite icyo afite nk'uko nabivugaga, ariko ubwo butunzi wenda yarabukuye ikuzimu, wenda yaragiye gukina filime z'urukozasoni, wenda afite aho akura ibyo bintu. Ariko wowe icyo ubona finari, ubona filime finari y'ibyo afite akwereka, ariko ntuzi ngo abikurahe. Kubera icyo wowe ushaka ibyo ngibyo bya nyuma, ariko utabanje kumenya ngo abikurahe. Nawe ubanze gutekereza niba koko ubwo buzima anyuramo ajya kubushaka, niba nawe wabunyuramo ukajya gushaka ubwo butunzi. Banza utekereze, gira umutima wo gutekereza kugira ngo ubashe kumenya ngo icyo nshaka koko ndagishaka, nzanyura mu hinzira kugira ngo ntigereho. Ariko ibyo byose ntabwo byakunda ubaye uhora mu maganya, kuko nta wundi wagufasha uretse Uwiteka wenyine. Mu by'ukuri icyo nakubwira ni uko wanyurwa n'ibyo ufite, kuko niwo mutekano w'umutima wawe. Reba ibyo Imana yaguhaye, shima ibyo umaze kugeraho, kuko ntabwo uzaganya ngo Uwiteka yumve anejejwe no kuba yagira ikindi akumarira mu gihe udashobora kumushimira n'ibyo yaguhaye. Menya aho ugeze, wumve ko hari abandi bantu bifuza kugera aho uri. Mbese wumve ko urugendo rwawe ntabwo ukwiye kwihuta, kuko Uwiteka afite uko yakugeneye. Ufite iyo ishobora kuba yaragennye ngo ibyo ushaka kugeraho uzabigeraho mu myaka wenda nka 30, ariko urashaka kubigeraho mu myaka 2, ntabwo byakunda. Genda gake, shimira Imana, kandi nukuri unyurwe n'ibyo ugezeho, kandi n'ujya ushaka no kwigeranya n'abandi, banza urebe nawe abari munsi yawe bifuza kugera ku rwego ugezeho. Niba ufite inzu ubamo, wibuke ko hari abandi barara hanze. Niba ufite ibyo kurya, wibuke ko hari abasabiriza batabasha kubibona. Mbese nawe reba, we kureba noneho ku rwego rw'abakurenze, reba ku bari munsi yawe, bizatuma ushima Imana. Ako kazi gatoya we wita gato ufite, hari utagafite nawe ugakeneye, nawe urimo ugasengera avuga ati Imana nanjye wampaye kariya kazi. Ubwo buzima ufite, tekereza ko hari ibitaro byubakitse mu bihugu byose bitandukanye, harimo abantu barwaye, harimo n'abamaze imyaka babiryamyemo. Ariko wowe ubwo buzima ufite ukaba udashobora kugira uti kuba mpagaze, kuba ngenda, kuba mbyutse nkumva mpumeka, ngo wumve ko wabishimira Imana. Reba amahoro ufite mu mutima wawe. Hari benshi batayafite, nubwo baba bafite ubwo butunzi wowe ushaka kugeraho, ariko bakaba badafite amahoro mu mitima yabo. Bakaba bavuga bati nubwo ubutunzi nabura ariko nkagira amahoro, ariko nawe ubwe akabibura, kubera ko yagiyenze mu nzira zitakwiriye, kandi kugira ngo azajye kuzivamo kugira ngo agaruke biramugoye. Tekereza rero wowe, wumve ko ukiri mu murongo muzima, ahubwo ufate umugambi hakiri kare. Nshuti mwene data, icyo nakubwira ni uko udakwiye kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kubera ko Imana iracyandika inkuru yawe. Tekereza aho uherereye ubu ngubu, wibaze ko wenda ku Mana uracyari kuri shapitire ya mbere, kandi wenda yakugeneye shapitire n'ijana, ntawamenya. Wikwihuta rero, wishaka kugereranya, kuko uwo uri kwigereranya nawe wenda wageze kuri shapitire ya 30, ku buzima bwe burimo buragenda, we ntuzi shapitire uriho. Ahubwo icyo nagusaba ni uko wareba kuri Yesu, kuko iyo urebye kuri Yesu ubona ko agukunda. Iyo urebye kuri Yesu uba ufite amahoro mu buzima. Mbese intege zawe niyo zaba ari nke, akongerera imbaraga, ukabona ko ubuzima bwawe uri amahoro, mbese utunganye, ku buryo utazarinda ukenera kwigeranya nabo bandi, kuko uzaba ufite Yesu. Iyo ufite Yesu mu mutima, ni ukuri uba ufite ubutunzi, uba ufite ako kazi, uba ufite buri kimwe cyose wumva waba ukeneye kugeraho. Nshuti mwene data, icyo rero nakurarikira, icyo nagusaba ni uko wagira Yesu mu mutima wawe, mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe, kuko iyo umufite arabitubura. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya ko hazaga abantu bafite ibintu bike, ariko akabitubura bikavamo byinshi. Utwo twawe rero ufite dukeya yadutubura tukaba twinshi, ariko icyo usabwa ni uko ugomba kubanza kumugira muri wowe. Rero reka Imana aba ariyo ikuyobora,
reba urugendo rwawe, reba Yesu, reba aho yagukuye, urebe n'aho akugejeje, ubanze umushimire kuko n'ibisigaye azabikora. Ariko icyo usabwa ni uko ugomba kuba umufite, kuko utamufite n'ubundi nta kintu yakumarira. Ntago yahaba utamukeneye, ntago yahaba utamufite, ntago yahaba utamuhamagaye. Rero muhamagare, umugire muri wowe, maze ibyo bindi aho ushaka kugera yandike chapter yawe, ugende nawe ugere ku rwego rwawe, kuko uyu munsi aho uri azahagukura kugeze n'ahandi. Nshuti mwene data, reka uyu munsi dushimire Imana, twe kwigereranya n'abandi, twe kuganya, ahubwo dushimire Imana. Wandike muri comment uvuga uti ndashimira Imana ku bw'iki n'iki. Reka ngusabe ukore na like, ukore na share, kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi, nabo bumve ko nyine bakwiye gushimira Imana, badakwiye kwigereranya n'abandi. Kandi ngusabe n'ukuri ukore na subscribe niba utarayikora. Nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.